kintu abana bagihishwa azi n'ibintu utazi ibintu byose biri hano hanze byambaye ubusa ku karubanda none imyaka 5 azi gukoresha telefone akirebera ibintu byose niyo atanakubaza yabibona ntacyo wamubeshya arakurusha ibintu byinshi wowe utazi bivuze ko nyine azabaye kinyezana cyangwa ibintu bijana bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko abantu bazaba barangiye ku isi bishatse ko nyine ari byo rangira y'ikiremwa muntu ku isi reka nongere mbaye ikaze mbasuze mwese muduteze amatwi ndetse muri kutureba iyi nigite Empire uyu munsi rero turi ku itariki 11 Werurwe mwaka wa 2025 uyu ni umunsi wa 70 ku minsi 365 izagira uyu mwaka uyu munsi rero nabwiye ngo twebwe duhorana ibiganiro bifasha societe duhorana abatumirwa tuganira turebera hamwe mu bigenda n'ibitagenda ibyo dukwiye kumenya mu buzima bwa buri munsi turi mwaka wa 2025 uko nababwiye tukaba mu kinyejana cya 21 ahantu amafaranga ari gusobanura ibintu byose mwumva ko mpamvu nabanje kubibutsa ikinyejana turimo n'umwaka turimo kikaba ikinyejana bamwe bita icy'umwami Yesu ushobora kuba wenda ari uko babona ariko agiye kugaruka cyangwa babona ko ibintu bigeze kuri level yanyu mbere na mbere rero reka manze nakira abatumirwa ndahera no kuri aha ngo ladies first na mama wacu murabizi ngo tumwakira hano cyane buri munsi mu biganiro bitandukanye reka tumubereho yongera twige uko ndabizi ko hari ababa bageze hano bwa mbere yego murakoze cyane nitwa Ingabire Jeanne cyangwa mami Ingabire Jeanne ni mami wacu ni byose hanyuma oya nago ndi byose uyu muhungu wacu ni mami ni auntie ni mami yes ni Felicien Gatsinzi cyangwa se abenshi bakunda kuvuga umubare 47 okay yes urabona ko rero ni twadushya mbabwira iyo ufite mami ukagira n'umuntu nawe uri mu myaka mitoya urumva n'ibyo zinitomba ku myaka arimo ni ikintu kiza kubera kurumva tuba dufite ibitekerezo bibiri ikirimo experience n'ikirimo ubushyuhe bw'iki gihe nawe tubyumva ubwo rero ibintu tubihuriza hamwe tukareba igikwiye gukorwa koko hanyuma reka njye mbibariza aka kantu ngiyo bavuze ngo turi mu kinyejana kimeze nk'aho ari icya nyuma ni iki mutekereza ubundi kubera iki umuntu abona ko bigeze kuri excess level kubera iki akenshi njyewe nyine impamvu aho ngaho bavuga ngo ni icya nyuma nyine abenshi ubwo baba barimo bagendera wenda nko ku bikorwa babona biba umunsi wa none wenda bitabaga nk'ahashize wenda nka ba mami bo nibo babibona neza bakabona ibya kera bakabona n'ukuntu ubu ngubu tubayeho ni ibintu nyine biri different nk'urugero ingero nyinshi wenda ni nkawe wazima ikintu gihari ni uko bavuga ko ntabe bitagira bubu yes papa ajya ambwira ati sida yaduka muri za 80 mbona yari akiri umusore babonaga isirangi sida yaduka kuko barabwira ngo bari bayirwaye barabu icyo gihe abu nyine ariko icyo gihe barabwira ngo hari icyorezo ngo cyica abantu gikuraho burundu nyine byari ibihe bya nyuma kuri bo n'inzira burayo mu 2000 abantu babonaga nyine ariyo si ya nyuma urabizi ko no mu 2000 kutariki ya mbere bamwe banaraye bategereje ko isi igiye kurangira banagurishije ibintu ariko bamwe ubundi tuvaze mama wacu mami wacu ubundi koko ntabyo bitagira bubu cyari byose n'ibyabagamo ntabyo bitagira ubu buryo jambo uvuze n'iryo kandi n'izina bikoresheje n'ibijyanyaryo ntabyo bitagira bubu none niba ntabyo bitagira bubu kubera iki iyi bayita generation ya bavuga ngo ni Gen Z nyine ubona abantu bavuga ntabwo nzi umuntu wazanye iryo zina sinzi n'icyo yaragamije kuvuga wenda ko ari ibihe bya nyuma ibyo duhora tubyumva muri Bibiliya abayikoresha cyane n'abakunda kuvuga ati isi irashaje igeze ku mwisho turi mu bihe bya nyuma ni ijambo rikunda gukoreshwa ariko nyine nkuko wari ubivuze ntekereza ko hari abantu bagiye bavuga ko ari ibihe bya nyuma kuva kera niho ni jewe ntabwo ndi kuvugira ibihe byagiye bigera abantu bakavuga ati ibihe tugezemo ni ibya nyuma muri icyo gihe cy'icyo gihe kubizera rero bafite ubundi buryo babirebamo mu rundi rwego
ku bantu basanzwe nabo bafite ubundi buryo nabwo bwihariye babibonamo bibatera kuvuga ko ari ibihe bya nyuma. ndwaye nk'urugero, ndabona mwese mu rubyiruko mwiruka mu ishuri vuba kumurusha, ikintu bita akayunguruzo k'izuba ari ikintu mwakavugaho. ozone ubu uyu munsi uhereye kuva kera kugera uyu munsi n'iryari kameze neza n'iryari kameze nabi kurushaho. ni izihe ngaruka gafite ku bantu no ku isi? akayunguruzo wenda reka ikintu dukora hano ni uko tunigisha abantu, twigisha abantu bakagira ikintu bamenya mbere y'uko abashakashatsi bari kuvugaho iki. mbere y'uko dukora icyo kintu reka mbanze mbabwire wenda n'izindi generasiyo zagiye zibaho. oya ni nk'urugero genda ntanze kuko nari ngiye kuvuga ngo abashakashatsi numva hari ubushakashatsi bize kuvugaho bavuga ko karimo kwangirika. kwangirika byo karangirika. impamvu nari mbivuze ni nk'urugero nari ntanze nari nduvugiye ikirere kuba akayunguruzo k'izuba kari kwangirika bishobora kutugeza ku mpera y'isi mu buzima bwacu bwa buri munsi ku isi turimo, kuko ubushyuhe ntabwo butworohera kandi ubushyuhe buriho ntibwigeze bubaho ikindi gihe. ni kimwe mu mibare umuntu ashobora wenda wabara mu buryo bwawe ashobora kureba, ahubwo ni uburyo nyine ubwo buri muri siyansi. dore nk'uko batubwira ko abantu bavutse hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda 1928 kugera 1945 generasiyo yitwaga silent generation kubera ko yari nyuma y'intambara y'isi ya mbere. abantu basa n'abacecetse, ababyise gutyo ni bande? ni ubushakashatsi bukorwa ku rwego rw'isi n'ama NGO nyine yo ku rwego rw'isi. noneho bakavuga ko hari iyitwa baby boomers yavutse yabayeho hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda 1966 kugera 1964, bikaba impamvu bayise gutya nuko havutse abana benshi, abantu bavuye mu ntambara y'isi, abantu ubuzima bugarutse ku isi, intambara ya kabiri y'isi irangiye. noneho bakaza iyitwa X generation X yabaye kuva 1965 kugera muri 1980. iyi ngiyi impamvu bari barayise gutya byari uko nyine abantu bari guhinda imirimo mishya bari mu ikoranabuhanga rishya riri kuza, ariko urumva ko ibyo bintu byari gutangira. iyi vuyeho haje yitwa millennium, nibo batangiye gukoresha ikoranabuhanga. noneho ikitangaje ni uko hakurikiye cyitwa generation Z. impamvu yo yiswe Z rero ni ukubera iki? ariyo ari buhere uvuga ngo akayunguruzo k'izuba. impamvu yiswe Z ni ukubera ko ngo hari ibintu bishyashya byaje ku isi bitari bihari, bimwe bikagaragaza nkaho ari igihe kinini ari byo bintu bya nyuma bigiye kugerwaho, nta kintu nyine kiri inyuma. bakavuga ko ari internet, ari social media, hafi ikoranabuhanga kuva kuri buri kindi, kuva ku muntu muto nyine kugera ku muntu. ese ibintu bari kubibara bahereye kuri kangahe kugera kuri kangahe? nk'uko generation Z bavuga ko ari abana bavutse hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda 1997 kugera 2012 kugera 2012. hanyuma abandi bari kuvuka bo bakitwikira. iyi generasiyo izakurikiyeho yitwa Alpha. ariko nyine ikintu giteye kwibaza ni uko bavuga ko ubundi bizahagarara mu 2100. bivuze ko nyine hazabaho ikinyejana cya 2100. bishatse kuvuga iki? bishatse kuvuga ko abantu bazaba barangiye ku isi? bishatse kuvuga ko nyine ari ryo rangira ry'ikiremwa muntu ku isi. kuva akanya muri make uri kuvuga yuko urumva mu 2100 nta muntu uzaba yongera kuvuka, cyangwa abana bari bazaba bapfuye byarangiye, nta uzongera kuvuka. abazaba hari bazabaho gute? bifatiye nabo ntibazaba bakiriho. urumva bo bemeza ko nta nyine ikiremwa muntu kitazarinda mu 2100 kikiri ku isi. ibintu biteye ubwoba kubera ko bagendera. uzi impamvu biteye ubwoba? ahubwo abasenga mudufashe dusenge kuko ikintu giteye ubwoba, kuko tutagiye wenda mu by'umwuka tubifatiye mu by'umubiri haba harimo ikibazo gikomeye. ntawe ntera ibuye, nta n'uwo wenda ntunze urutoki, ariko twagiye tubona biravugwa muri biravugwa ko hari ibyorezo bigenda byoherezwa ku isi, sibyo? ariko yego ko bikamara abantu. reka mbere ku mafilime yagiye abaho, ejo bundi nabonye muri biravugwa hari nigeze gusoma naranabyumvise bavuga ko hari ukuntu bagenda banonsa ibintu bigiye kuba, bakabinyuza mu mafilime, bakabinyuza mu cartoons, sibyo? hanyuma ugasanga byabayeho. batanga urugero nko kuri covid. ibi rero bigenda bimara abantu, ko ngize impungenge. ese ukuntu muri gupanga ibintu bizaturangiza ikintu giteye impungenge ni kimwe. buriya nuko umuntu abitagira ubu, ariko nibura mbere byabaga ari kuyobokamana cyane. abantu biyobokamana nibo babivuga. bamwe noneho hari abataryemera, hari abavuga ati ni ugukanga, akaba babihakana.
ariko ikintu giteye impungenge ni uko n'abashakashatsi babigaragaza. aho nongera ubwoba duhereye kuri ako kayunguruzo k'izuba nk'ubu twemeza ko izuba uko ryari rihagaze wenda mu 2000 atari ko rimeze ubu muri 90 na kangahe se ubushyuhe bukabije bwariyongereye nubwo rero ibyorezo kera byabaga hari ko ubu bigenda nyine ubona ko bifata indi ntera urugero duhereye nko kuri COVID-19 duhereye kuri amavirus asigaye ubona adasobanutse byose bikorwa n'abantu cyari kiri hariya muri Congo aho nyine uvuze uti bikorwa n'abantu ho hantu y'ubwoba nako kayunguruzo kugira ngo kangirike nawo igirwamo uruhare n'abantu noneho ufata ibyo bintu byose yes ubihuriza hamwe yaba ubushakashatsi yaba iyobokamana yaba ibyo bintu byose bigomba kuza utitire gutiranya n'intambara ku isi hose buri mugabo abantu badukurikiye muri kiganiro bazashyiraho comment ngiye birankanze bitumye ntabwo mbeshya sibye nishushanya ariko hari ukuntu numva bitekerejemo kabiri ngiye bitekereje kabiri namwe buri wese wamugani hari ukuntu twabaye nk'abantu batagitekereza cyane nyine ku bintu nk'ibyo ngibyo kubera ko n'imihangayiko yabaye myinshi ku isi umuntu wese agenda ariko iki kintu nawe ugitekerezeho yaba abwo muyobokamana barabyemeza yaba n'ibigaragara facts niba buri mugabane uriho intambara niba ibyorezo bishyashya biza niba twitwa ngo Gen Z niba akayunguruzo k'izuba kageze ku rwego rwa nyuma niba kuki bihurirana n'iyi myaka kuki bihuriye muri iyi myaka yego ahantu harimo ikibazo cyo kwibaza cyane harimo ikibazo kandi gisa n'ikitoroshye kugeza ubu ndavuga iki generation ni uyu wo mu yacu natubwiye Generation Z nyine ni nk'uko mubyumva ni generation y'ubushyuhe itandukanye cyane n'abambere noneho ikaba yibanda cyane kuri biriya nyine wumva social media uburyo yagiye ihindura abantu sibyo aho ubu ngubu mu myaka ya kera wasangaga wenda sinzi niko njya mbyumva ariko nanjye wenda ngendeye nyiri umwana uko twajyaga tubyuka umwe akaba yabyuka ajya ahangaha mu mirimo itandukanye ariko ubu ngubu turabizi yuko hari n'umuntu wicara mu rugo agakora akazi uri kumva nyine biri difera uburyo kitubayeho noneho urebye n'uburyo bigenda bihindura imitekerereze y'urubyiruko muri rusange sibyo ubu usanga hari ukuntu batekereza bitandukanye cyane n'abantu ba kera rero murakoze ibyo byose rero byari kubashyushya no kubashyira muri mudu ntabwo navuga ngo remeze nk'uri kubayobya ariko nawujyanaga kuri topic ya nyayo ariko ntabwo turatanga rero kirabo mu mwuka ya nyayo yana ribivuze mu buryo bw'umubiri tugeze mu buryo bw'umwuka nabyo bifite ikindi gisobanuro bifite naho bigana bamwe baravuga bati umwami aragarutse kandi niba agarutse nyine ubu ku isi hari ukuntu bigenze kandi bakavuga ati ibihe bya nyuma nyine nabyo bakabishyira mu buryo bw'umwuka bamwe baranavuga bati wezwa niyezwe kiranuka ntakiranuke ariko njye nkavuga ngo ikanga hine mvuga nti kugira ngo dukomeze ikiganiro ukiranuka ntakiranuke wezwa niyezwe ku giti cye buri munsi byora kubera ko ntubuzi niba uri butahe amahoro njya mvuga ngo imperuka ya mbere y'umuntu ni urupfu kandi ntawe udiringana rwo ntawe ufite gahunda y'igihe azagendera buriya rero isi ishobora gushirira ku muntu ku giti cye buri munsi mu buryo bwe nanjye aho ngaho mu buryo bw'umwuka ariko ndumva cyamaze umuntu igihe kikamubera icya nyuma yes akaba ageze mu gihe cya nyuma ku kiwe cya nyuma mu buryo bwe abizi cyangwa atabizi kubera ko wenda n'abakera wajyaga wumva hari igihe kigeze kubaho icyo gihe nari ndi mutoya cyane turumva ngo isi irarangiye ibyo bintu sinzi nimba abantu barabicaye wa mwana wabyihorera ibyo bintu mwarabyumvishe kandi ko kurebye no mu myaka y'ahahise hari igihe nyine ugiye ku bantu basenga bavugaga ati mwihane Yesu araje vuba no ugasanga n'uwabihanuye ibyo bintu wavugaga akaza akabibwira abaturage ati Yesu araje vuba imperuka iraje arapfuye nyuma yaho haje n'abandi bakagenda bavuga ati kangwa kandi gacenje sibyo abantu babwiwe ngo bihane Yesu araje ko muri za 80 yego abakiri uyu munsi ni bangana
ninde uriho Yesu ntabwo yaje kuri bo ni ukuvuga ngo imperuka yabo yagiye ntabwo byatekerezeho buri muntu n'umuntu udukurikiye icyo kintu akibaza iby'isi kuzarangira byo mwuka byara buri muntu isi wowe isi izarangira kwizera no kwemera kwanjye ku giti cyawe ariko mbere yo gutekereza ibyo ngibyo mbere yo gutekereza ibya kera bizaza ukuvuga ngo igihe kizagera turi ngo imperuka iyawe ni ryari iyanjye ni ryari ako kanya Costa twakomeje imperuka yawe ni ryari Costa imperuka yanjye ko ari ibihe byawe bya nyuma ni ryari nshobora kutazapfa munsi y'ibihumbi 2100 niko mbyizera ngize nk'imyaka 97 gutyo nshobora kuzayigeza pe ndacyizera cyakura hanyuma ibyo byose nabibaza kugira ngo mujye muri mudu tuganire tunigire hamwe ikintu kivuga gutya ko turi mu isi igoye nubwo mwavuze ko nyine ibintu bigenda biba bibi ariko abandi igihe cy'imvura hagati imvura dore inameze nabi abandi bemeza ko ahubwo isi ari bwiri mu bihe byiza itigeze iba mukundi baducurika kaducurangura bagatanga fact zigaragara ubukungu bwariyongereye ku isi ibibyara amafaranga byariyongereye ku isi ubuzima bwaroroshye ku isi nimba nabaga ndi hano i Kigali nshaka kujya urumva nyine ubuzima bwaroroshye ku isi genda cyemeranya n'ababivuga kandi mu kanya bamaze kunyibwira ko ahubwo ngo n'ibintu byabaye bibi tugereranyije duhere kuri mama wacu munsi y'ibihumbi 2000 no hejuru y'ibihumbi 2000 nihe ubuzima bwabaye bwiza buriya akenshi Costa dukunda kuvugana ariko ukambaza ibibazo biri muri rusange yego iyo mbaje muri rusange narimo nguzanya gusubiza muri rusange yego numbaza ikintu ki specific ku kintu runaka azajya gusubiza kuri icyo kintu yego ubuzima bwabaye bwiza muri rusange mu buryo bumwe cyangwa ubundi tutakarenzeho ubuzima bwabaye bwiza dukomparinze na mbere wenda y'imyaka 20 dufashe umva reka nsubiremo ubuzima bwabaye bwiza muri rusange mu buryo bumwe cyangwa ubundi nuko nari mvuze okay ako tutetse kurenza ko ngako turabaza impamvu nyuma wowe ratubona ubuzima buri kujya ari heza nyine ibibazo bitandukanye n'icyangiye subiza aho ubuzima buri kujya ni heza nasubiza ariko mu buryo bubiri nanjye we subiza mu buryo bumwe impamvu yawe bwo nura ntabwo namwewe kuvuga impamvu urambwira impamvu urambwira yego cyangwa hoya hanyuma impamvu turaza kuyijyaho ariko mbanje kuva kuri uriya okay aho ngaho kuri icyo kintu warumbanije aho ubuzima bw'uyu munsi buri kutuganisha mu mboni zawe mu mboni zanjye buragaragaza ahubwo ko turi hafi kurimbuka wa mugani kuva rero usubije gutyo yes nawe ndetse kujya kuri uriya kujya gutaza kwirefera ku bitekerezo kuko ndi kumva nkaho uri kubigenderaho kubera icyo bari kwenda kurimbuka ya wenda nyine urebye uhereye kuri ibyo wabwiraga in fact hari aka kanya ubuzima buroroha kurusha buri kumuroro imirimo iraba created urugero ubu hari abantu benshi mu Rwanda ndakekaho kugira ngo urugero nubwo nta bushakashatsi bwihariye burakorwa ariko abantu batunzwe na social media urugero ushobora kuba tutatunzwe n'inganda ziri mu Rwanda n'abahinzi ibyo kandi kwa amafaranga menshi dufite ingero okay mu buryo bumwe cyangwa ubundi abatunzwe n'impano zabo ubona ko bagenda kandi turebye n'urutonde rwo gushyirwa hanze na banki y'isi bavuze ko ikintu cya mbere kigiye kujya kinjiza amafaranga ari ugucunga impano z'abantu ari umuntu ufite impano ye kubera ko amarobo ari gukorwa zasimbura ariko nta kintu kizasimbura impano y'umuntu minzano turi kujya nyine ni ahantu harimo amafaranga menshi umuntu ashobora gukizwa n'uko azi gusetsa kubera icyo wowe uvuga ko abantu bari kurimbuka none impamvu njye nagenderaho sibyo ubundi Costa nanjye nahita mbaza nkakubaza akabazo kugira ngo umuntu abeho
ikintu cya mbere akenera ubu ngubu ku munsi wa none ni uko ugomba kuba wagize gute nyambwira nyine ni uko ugomba kuba wagize ute ugomba kuba wariye sibyo fata imibare y'abantu bari mu buhinzi buri muntu uko iterambere riri kuza fata ibyo kurya turi kurya uyu munsi abantu bahingaga mu buryo bwa kera buri naturere abo ngabo ubu ngubu hari ikoranabuhanga mu byerekeye n'ubuhinzi ariko kigaragaza nyine ko isi iri kujya heza kubera ko niba hari umurima w'ingoga n'abantu 5 ubu ngubu imashini ishobora kubihinga mu minota 5 wapi aho ngaho ndimo ndaganisha ku gisubizo cyane sibyo hari icyo bita amanuza arama zira ngo ni inyongeramusaruro biriya bintu barimo barahinga birimo biragenda bihindura umwimerere w'ibyo twafataga aho wasangaga umuntu kera ubasha kuba yapfa ku myaka yiwe 90 100 arimo arapfa ku myaka ingahe aho ngaho muri za 50 tutaharenze reka twifashishe ubushakashatsi bugaragaza ko ubu ngubu aribwo nibura umuntu icyizere cy'ubuzima cyongeye ku isi hose ukomparinze icyizere cy'ubuzima ubwo nyine icyizere cy'ubuzima no kuramba ni ibintu bitandukanye yego icyizere cy'ubuzima cyo bashatse kuvuga uvuga ngo imyaka abantu muri rusange ubu ngubu nibwo yongeye kurusha mu myaka yashize imibereho ngewe sinkemera ndayiguha uraza ubwo kuza kutubwira ku ruhande rwawe ariko biragaragaza yuko hari igihe kizagera umuntu ntabashe kuba yarenza nk'imyaka 20 cyangwa 30 oya yes uhereye ku mirire icyo bita accumulation ya pestis bagenda batera imyaka n'ibiki kugira ngo bikure vuba bitewe n'ubwinshi bw'abantu buri ku isi bwana twinze kuvuga ibintu bidafite facts niyo mpamvu byo facts icyizere cy'ubuzima cyariyongereye muri iyi myaka yego urugero dufashe guhera mu 2000 wenda na mu 2000 gusubiza hasi no mu 2000 gusubiza hejuru kandi baguha na facts zigaragaza ko koko imyaka yongereye kera ubu bushakashatsi uri gusoma n'ubwande bwakozwe nande buri muri ndamubabwira ariko mbere ko namubabwira kera umuntu ashobora kubyara umwana abana benshi bagapfa bishwe wenda n'iseri nta nkingo z'iseri zabagaho umuntu akaba ashobora kubyara abana kandi icyo ni ukuri umuntu akaba ashobora kubyara abana 10 no muri comment baza batugorega nano ko baradukurikira yego baraza kubitubwira muri batana akaba aribo bagera bagakura kera umuntu yabyaraga abana 10 batanu wenda tuvuge cyangwa 2 bishwe n'iseru sibyo bitewe n'aho atuye zakorera zamacinya wenda no kutabimenya nubwo atari njye wabajije rero amayigonje ariko uyu munsi abantu bari kwicwa na kanseri nabo si bake ariko ni buruhanga uburyo bwo kuko na kera kanseri yabagaho ko barapfa igiye kumbwira ngo uburyo bwo kwikumira yego cyangwa kuyivura hari uburyo bwo kugabanya nibura ibintu kuko cyane ko hari na gahunda cyane ziri kuza zo gushiririza ikicabona cyaba cyagize kanseri kugira ku rwego izakira urukumva aho gatari gukiza cy'ubuzima kiri kuzamuka kanseri hakiri kanseri nyine ni dore facts zigaragaza uko nababwiye ikintu cyane kigaragaza iki cyatumye bavuga ko ikiza cy'ubuzima kizamuka ni iterambere ry'ubuvuzi cyo muracyemera nta muntu ugihakana rwose isuku n'imibereho myiza icyo muracyemera cyane imirire myiza icyo muracyemera imirire myiza aho ngaho ntabwo ndi kujyana nawe 70% kandi rega turadutanga fact imirire myiza bavuze urayemera niko mbyemera ni wowe niko byemera ariko urundi 70 ugomba ko nakari kugenda ubu dukomeze ubwishingizi mu buvuzi umuntu ashobora kurembera mu rugo tuburanaho okay ubukungu bwateye imbere ntabwo nabyo tubiburana none se izo facts samba hayi zose ari no mpamvu ikiza cy'ubuzima cyazamutse ariko ibyo ngibyo uvuga ibintu uri kubivuga nyine nk'ubushakashatsi sibyo then cost ukanabivuga nkawe sibyo ariko ntabwo twirengagiza yuko muri iyo mirire nk'uko yaravuze harimo ibiryo biri fast niba aravuga gutyo cyangwa bwa bundi bita ngo kill me quickly ni kill me quickly yanyica vuba nigendere urabyumva
ibi rero biri muri development cyangwa development nabyo biri mu bigize utu dushyashya twadutse sibyo se aho nyine turi kuvuga yaravuze ntabwo ngiye namutera ibigo ibyo avuga ni ukuri niba agiyewe ndi guhinga ishu ikerera icyumweru kimwe ishu yaramaraga wenda amezi atatu cyangwa ngahe nta bindi birimo harimo ifumbire isanzwe uyu munsi ibintu ndi gukura muri iyo shu bitandukanye n'iby'umukecuru wayiriye ubushize yakuyemo ingaruka z'ibyo bintu bibiri ziratandukanye ku bantu babiri batandukanye sibyo nabasomeye ubushakashatsi buri mu Rwanda oya ibyo bushakashatsi reka tusa naho tubyihora tujye muri kuvuga muri rusange iyo tuvuga njya nkunda kukubwira mu biganiro ngo ukome urusyo ukome n'iki n'ingasi ntabwo turi bwirengagize yuko hari ibindi bintu byadutse nabyo byangiza mu byaje iyo mpamvu ngenda kubwira ngo ni byiza mu buryo bumwe ukuntu ni byiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nari mfite icyo mvuze rero nta nubwo turaza gutinda cyane ikintu nashaka ko dushyiraho muri aka kanya cyangwa tuganiraho kugira ngo n'abaduteze amatwi cyangwa bari kutureba baze kuduha ibitekerezo ni ukugeranya generasiyo ya mbere n'iri aka kanya urugero icyo nshaka kuvuga uyu munsi twagize amahirwe twagize umugisha hari iterambere rikomeye cyane ku isi ariko rifite ibyiza rikagira n'ibibi byayo sibyo kera mu bihe byashize byari bigoye ko abantu bideplasa umuntu ava aho ari akajya ahandi hantu byari bigoye kuri communication bajya batubwira ngo umuntu yakoraga iminsi n'iminsi akamara ukwezi mu nzira yambuka agenda atwaye ibaruwa ashyiriyemo sibyo ibi bintu ariko byagaragazaga urukundo rwa nyarwo ko niba umuntu bajya babitubwira byagaragazaga urukundo rwa nyarwo umuntu yabaga agufitiye bitari blague ntabwo umuntu ashobora kuva hano reka tuvuge mu gihugu cy'utuyemo reka mbikubwire ntabwo umuntu ashobora kuva hano dutuye i Kigali so twicaye ngo ave hano i Kigali akora urugendo rw'amaguru ajye i Gikongoro ni iminsi ngaho wakora mu nzu igenda ugiye kureba umuntu udakunda wagiye n'amaguru none se biragoye reka tubishyire mu bintu bisanzwe bimeje kuba nta mpamvu agahita yamwandikira ntabwo byamurukundo byo oya uretse kubipima uyu munsi nshobora kwicara ngakompoza message 5 zivuga ku ukunda cyane nenda guhwera ngahita nzisendingira abantu 8 ngahita forwardinga ku bantu cyangwa 10 uwo mwanya nta mwanya bintwaye nta mbaraga bintwaye n'ubundi mfite mega z'ukwezi nta kintu kinini bintwaye ariko kugira ngo nzihe initiative mpaguruke hano erega wijya kure haguruka hano ujye Kimironko n'amaguru bibari umbwire ko uwo mwanya wawe wastinga sibyo uwo mwanya wawe utakwa ku muntu udafite aho gahunda urakoze cyane kubera ko ubundi tukabike reka nkomeze iyo nari ingingo ya mukuru ukumpuriza ibyo bihe reka nkomeze ibyo bintu hari impact bigira uretse maze nkomeze kera nanigeze kuri generation iri kuvugaho reba uburyo abana bato bari kwangirika muri ibi bihe turimo mu iterambere binyuze mu icyo bita iterambere cyangwa bicishe muri social binyuze mu cyo media bita social media niyo nindi ngingo uyu munsi nibwo ibintu byazambye kubera iki umwana uramuhereza ku ishuri ukajya ku kazi cyangwa muri shuguri zawe ukamusanga yagiye kuri internet nimugoroba hakina abana bagihishwa azi n'ibintu utazi ibintu byose biri hano hanze byambaye ubusa ku karubanda mwana w'imyaka 5 azi gukoresha telefone akirebera ibintu byose niyo atanakubaza yabibona ntacyo wamubeshya arakurusha ibintu byinshi wowe utazi byari cyo byica iki ni ikibazo gikomeye mu mikurire y'abantu kandi ubwo twe twubigwa ko ari iterambere ari ugusirimuka nyine nibyo ndiho mvuga yego turasirimutse ariko binaherekejwe n'ibindi bibazo bijyanye nabyo niyo mpamvu nakubwiye ngo ni byiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi uburyo bumwe cyangwa ubwo bundi nabwo muzaba ubundi rero nabwo harimo ibyiza byabyo hari n'ibibi byabyo bigendana kandi utakwirengagiza okay dusoza rero ni iki nko kubera ko twabanje kubona ko
umeze nk'aho uri muri generasiyo zombi wabayeho mbere gato ariko n'ibiyirimo huza ibyo bintu uvuga ngo abantu bakwiye kwitwara gute nyine umwe nk'uri kumugira inama nawe turaza kumubaza icyo abona nyine dukwiye gukorwa aka kanya kubera ko yanatubwiye ko abona ahubwo ibintu biri kujya habi ni iki gikwiye gukorwa hanyuma we duhuriza ibyo bintu byombi ubwire nk'umuntu utarabaye mu ya mbere uri kubaho muri iyi njya mvuga ngo hari indangagaciro zisanzwe zizwi sibyo zahereye mu bihe runaka ariko iyo mbivuze ntabwo nirengagiza ko hari n'ibindi bisa n'imico nabyo byari bigoye kandi bitari byiza ku buzima bw'umwana w'umuntu yego ibi nabivuga ni hari nk'imico y'ibihugu runaka ugenda ugasanga hari imyanya y'imibiri bakata kandi ifitiye umuntu umumaro sinyimashoninzemo hano ariko ubwo ni nk'urugero nari mvuze rw'imico runaka nayo itari myiza uko iterambere ry'ibihe rigenda ribaho bagenda bavumbura ko atari byiza hakabaho ingamba zo kubirwanya abantu bagahabwa uburenganzira reka nkwereka nk'urugero iwacu n'aha nta mugore wajya guhema inyama y'ihene koko iteye ikibazo ku buryo iribwa na bamwe abandi ntibayirye urumva rero uko imico uko iterambere cyangwa se izo generation uri kuvuga cyangwa generation zigenda zihinduka hari ibyo tugomba kugendana tukajora tugakuramo bizima sibyo ibyo tukabikomeza mwana wanjye yego n'abandi bankuri tukabitoranya dutoranyemo ibyiza twakuye muri ya generation yashize by'indangagaciro nzima bitwubaka bidufitiye umumaro bikagira umumaro abandi twegeranye n'abari kure twahera n'urugero n'abanyamahanga bakavuga ati kino kintu abantu babamo gutya ndabona ari cyiza ni kizima kirafatika gifite umumaro kirarinda giha umuntu nyiracyo agaciro sibyo noneho turebe ibyiza twinjiranye muri dusanze muri generasiyo nshyashya nabyo tubijore kuko byose si bibi tubijore tubigereke kuri bya bindi twavanye muri ya yindi ishaje tubyegeranye bifashirizeho byose kutugirira umumaro no kuduha umuntu ibibi tubireke kuko nigeze kubabwira nababwira ngo nta kintu kibi na kimwe umuntu akora cyangwa ajyamo umutima namutamubwira hari uburyo bukongoreramo wavuga n'urusaku rwinshi wakongorera n'akajwi gatuje ariko nta kintu na kimwe kimeze nk'indorerwamo wireberamo kiruta umutima nama wawe hanyuma ku bantu basanzwe hakiyongeraho ubwenge Imana iyo wavutse umeze neza udafite ikibazo byanze bikunze ibyo bintu byombura bivuka kubemera Imana rero cyane cyane abakristo mbarizwamo yongeraho icyo bita umwuka wera ushobora kubakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza niyo mpamvu birivuga ngo urubanza ruzahera he ibinzu y'Imana bamenye Kristo kuko bafite bitatu bagira ubwenge Imana ibaremana bavukana bakagira umutima nama bavukana bakagerekerwaho umwuka wera iyo bawuhawe ibyo bikora ibyakuyobora ibyo ni ibintu ushaka kuyobora mu buzima busanzwe ntaho wahera uvanga ikindi kisinari nk'igitsina kibona umuntu usanzwe rero uri aho ngaho wibereye aho yifitiye umutima nama akigirira n'ubwenge izo ni ibintu wayireberamo wowe ubwawe ukamenya kugenda nkeka ko udafite ikintu nk'icyo kintu aba akuyemo nawe araba afite ikibazo kandi gikomeye aha n'ibibazo bazajya babishyira no muri komenti ufite ikibazo nawe ashyire muri komenti nta kibazo tuzamusubiza n'indi ngingo twaganiraho yumva yifuza kubera ko kumva ko ni ibintu biba birimo ubwenge biba birimo analize ushobora no kugenderaho kuko ibintu nka mama bavuze ubwo tuzabona muri komenti reka twisoreze rero n'umuhungu wacu aragira ikintu tubwiye ku bintu wumva tubwiye n'icyagagombye gukorwa kuko nk'umuntu nyine nawe muri generasiyo yawe ngewe cyane cyane wenda ndabwira ku rubyiruko rugenzi rwanjye kuri kiriya mami yagarutseho cyo kugenda ukarebamo icyiza nta muntu nyine udafite ubwenge gutekereza kandi nk'uko yabivuze nta kintu ujya gukora ngo
umutimanama wawe ube utarimo kukubwira ati iki kintu ni cyiza cyangwa ni kibi, sibyo? Ariko hari n'abagendera muki muri ambiyanse cyangwa se ikigare, icyo kintu uri kucyumva kose, akavuga ati bagenzi banjye biri kugenda gutya, yego. Ahubwo mbere yo kugera ngo umenye ikigare ugenderamo, banza umenye ngo uyu ninde turi kugendana, kuko abenshi tugendera mu kigare, sibyo? Umenye inshuti yawe ni iyihe, kubera ko abenshi hari igihe uba usanga wenda inshuti yawe uzi ngo uzayihindura ikaguhindura. Hari n'abantu duhitamo inshuti ubizi yuko iyo nshuti atari nziza, ukavuga ati njye nzayihindura, ahubwo ikaguhindura. Nicyo icyo bita social media ziri kudukorera nona, inshuti y'urubyiruko, social media. Ugasanga umwana ku myaka yiwe 10 imitekerereze yiwe yarangiritse. Icyo kintu ntabwo nabura kukigarukaho, sibyo? Ariho wenda nasaba ababyeyi b'urubyiruko rw'iki gihe n'ururi kuvuka uyu munsi, sibyo? Fasha umwana wawe gukontorora izo mbuga, sibyo? Noneho umuha uburenganzira busesuye mu gihe wenda ageze ku myaka ubona yuko nawe wenda yabasha kumanaginga ibyo bintu. Araho nasoreza. Ngiye rero kamubwira kuri hari akantu mutazi, nkuko mama yabanje kubivuga, uzabanza ubazwe ibyo wamenye, uzabanza ubazwe ibyo wamenye n'ibyo wumvishe, kandi kuko umutima n'urya ruswa, hari umunsi uzanyura mu kintu wibuke ko wabyumvisha aha, wibuke ko wari namugeze kumva, nicyo kizakubera urubanza, umutima ntuzawuza kugeza ku byumva ukabyirengagiza. Ntitukabivuge ngo bigende gutyo tekerezo kandi wumve ko kakugirira akamaro. Ndabakunda cyane rero, njye nitwa Costa, iyi ni GT Empire. Kora subscribe, kore like, kore share, unaduhe comment ikintu twaganiraho, icyo wifuza ko cyahinduka, kuko iyi ni televiziyo yacu andi yanyu, duhuriyeho twese kugira ngo tubashe kuganira no gukomeza kuzamura umuryango nyarwanda muri rusange. Ndabakunda cyane rero, reka mubwire ngo ibiganiro byacu naho butaha mukomeze mugende no kureba filime yacu turi gushyiraho, ni filime nziza nayo irimo inyigisho, ibindi turakomeza kubana. Bye.